Yarutse y'umugore watemye umugabo umugore inkuru yitunyuzemo twumva ibyari. Abagore muri iminsi batewe watemye umugabo ijosi harya. Kiza gihari ko Kigali mu Rwanda ntago ndumva umugabo yatemye yaciye ubugabo bw'umugabo yaciye mu karere ka Rutsiro. Yari yabaye se. Yarabaye. Bigeze kuba sari inkuru y'umugabo umugore yigeze guca ubugabo bw'umugabo wera. Nigeze kubyumva. Mu karere ka Rutsiro. Sinzi niba wayirebuka rwambe niba wigezeho nta kibazo. Bari kuvuga yuko ngo umugore akekwa gukata umugabo we ijosi. Umugore wo mu mudugudu wa Karamba Kagari ka Gisiza umurenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro akekwa kwica umugabo we yashinjaga ubushoreke amukasi ijosi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengimana Janvier yahamirije ikinyamakuru Igihe aya makuru ko uyu mugabo witwa Ntamuhanga yishwe mu masaa 7 y'igicuku cyo kuri wa 24 Kanama 2026. Ati amakuru twamenye nuko urupfu rwakomotse ku makimbirane ashingiye ku bushoreke aho yamwishe amukasi ijosi ndetse akamukomeretsa no ku kaboko. Gitifu Bisengimana yasabye abaturage kudafata icyemezo cyo kwicana kuko kwihorera atari umutsi ujyanye n'indangagaciro z'abanyarwanda ahubwo ko bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha gukemura amakimbirane. Amakuru Igihe yamenye uyu mugabo yarafite inshoreke babanaga. Umugore wa mbere yamushinjaga kudahahira urugo rwe rwa mbere no kurutezamo umutekano muke. Bivugwa ko ku munsi ubanziriza uwo yiciweho yari yirirwanye n'inshoreke ye. Ageze mu rugo umugore wa mbere aramwica. Umurambo wa Ntamuhanga wajyanywe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Umugore ukekwaho kwica Ntamuhanga afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Ruhango mu gihe iperereza rikomeje. Muri Rutsiro. Ni mu Burengerazuba. Mugore se noneho kunugufuha ukunukugira gute? Ariko rero burya tujye tureba n'impamvu buriya rero icyo mushinja suko atamuhahiye. Habo nuko atamuhaye. Byose ikibazo cyari gihari nicyo kadari cyo kumuca inyuma. Yamuciye inyuma ariko ntahahira n'urugo. Umugabo cyane kinoze n'ubushoreke. Ngira gakondo yazize kuba ataranye. Muri abayobozi ntabwo bari babizi ntabwo bigeze pakira gukemura amakimbirane. Kamuca inyuma se. Abayobozi bari babizi n'abadahembwa. Bande mudugudu. Nawe rero niba ari isesero zahagaze udarahembwa. Ababizi n'abadahembwa. N'abadahembwa bahembwa ntabyo bari bazi. Ntabwo batanze raporo. Udahembwa ishatse wahita ukayihorera. Ninde wakoze ngo abantu bicanye. Ari umva ari wafunzwe ngo abantu bicanye no bivuze ze. Icyo abayobozi bose bahora ngo nta urashya ingamba w'ibyo makuru yajya atangwa. Bareze ngo turabisanga abantu batangira amakuru ku gihe. Ngabantu birurira abakimbirane. Yatangwa ate kugira ngo babashe kuyamenya? Kandi wibanze ugomba kuyatanga wa mbere nta kintu abona. Se yakarita aracyayihabwa n'abatangirwa mituweli. Byose barabihabwa. Mituweli cyayitangirwa. Bamudugudu. Barayitangira. Communication se mu bigenda communication. Si ya telefone se ya ntuza ya CUG ya code. Ni code. So mu karere ka Rutsiro rero umugore yigaragaje avuga ati kibanda byo kunca inyuma birangirira aha. Ari batubwiye bari bafitanye abana. Ari ipfakaje. Hari ubwo batubwiye abana bari bafitanye. Ntago baraberanye umugore mukuru. Ariko ubundi abagabo bakunze gusiga abagore batabyara ugasanga agiye kubyara hanze. Bavuze abana barafite akamusiga afite abana benshi. Akigira kundi udafite impinja zirira. Abagore b'irutsiro se ko numva bafite imbaraga. Imbaraga zijya he? Bamwe mu bagore b'irutsiro bafite amahane bimeze biti. Ahubwo biriya ni ishyano. Ni ishyano da? Ni ishyano. Ko umuntu yihaniye. Nese no kwihanira Jean Pierre. Kwasi kwihanira ahubwo ni icyaha nuko abantu birinde kwihanira sicyo bivuze. Ese ubundi nawe yabonye ubutabera ku giti cye. Cyangwa se bura wakirega muntu uzo bigakundara. Ko njye ko nkwice. Wajya kuri ukavuga umugabo wawe. Ntago horoza ukagenda ugapfa kugira ngo. Ese Yesu ugupfa. Yamuhoroza ujye ubugira se. N'urugero nabushaka abandi bagukura.
ntabo baririza use nje nkakubaza ni wantu ndagiye none se nge urabizi ariko ushaka kubigira se wawe bergorozi koko urabuze wowe ntakoze ikintu kice bakiriye igice ni igiki bakiriye kintu zikica n'imbunda ntabwo uzi ko imyumbati ibiriye ino myumbati ya gitaminsi urayizi iriyo iragenda ntabwo uraruka paka uvuye kuvuje iyo numva wakwicamwa Jean-Pierre mumwirinde mugendere ku kicaga kera siko ndikirangira abantu uranga mu yiradi usara wayakura aho Jean-Pierre uzi ko uri kurangira abantu ikintu cyakica uzi ko ari usanga hari abantu bafite gahunda yo kwiyahura bivuze nkanjye ntibabikore pe mba akamwiyorera ibyo ngibyo gatunyarukire muri Muhanga hagati aho ngaho ariko bicanye umugore yamwishe abantu bibutse yuko banza abantu barabyibagiye ko umuntu yishe undi afungwa so kubyibagirwa ahubwo kare hari igihe umuntu yikoresha inzoga z'ibyuma kandi zaraciwe yanyweye icyuma abona yuko ari kumukora massage ku ijosi birangira mwishe yeti bari icyuma ariko ibyuma byarahagaritswe ndakora ariko ibintu kwica no kwihanira ntago ari umuco bisize insenda izi insenda bayisize izi si insenda ndakora kamurari ahubwo si insenda kuko umuntu wisiga insenda ntago yica akabigose ko nka keza rero ngo umuryango wihangane wabyaye umugore